ukajya mukina n'umwana w'umuntu amahero warafata abantu basohotse gute wowe wari ufite urufunguzo wese kutagiye ngo ujyane nabo nawe ubure kuki utagiye ngo ubure kuko ntazi igihe bagendeye tugarukanye Frank nshyashya tugiye gukorera mu makami ngiye ukuntu Frank rero igiye kugenda ngiye gufata abana tugiye kumuhisha abana ngiye kubafata mbajyane hano hasigaye umwana w'umukobwa wita Inkindi abahungu bagiye kwiyogoshesha hasigaye Inkindi na Kami ariko Kami we arabizi ko tugiye gukorera mama we Frank ubwo rero Asumani agiye gusigara hano agende mama Kami araryamye agende agende amubyutse amubwira ati abana nabavuze na niyo bose twababuze turebe uko abyitwara ubu ngubu Frank igiye gutangira yewe ubu ngubu ndagiye Asumani nyine mwirinde kubigira ibintu birebire kuko nimubigira birebire urabizi ko kubura umwana ari ikintu gikomeye cyane nimubigire birebire ngwino fungure tugende ubwo wowe ube hafi kumva ube hafi ndaguha mesaje umujye kure ube mbahamagara gucamo so guys ubu ngubu tugiye gutangira puraka mumbabarire iyi puraka muyikurikire murebe amaherezo yayo ariko munanzengera kubera ko amakame ku bana namwe murabizi ubu ngubu ngiye kumukomangira mubwire nyine iby'abana mubwire ko nyine n'ababuze nimara kumukomangira reka dukomeza nkomeza nyine mwibarisha mubaze niba yatumenera nimba hari ahantu yatumenera ndabinginze munsengere iyi puraka byari puraka bikavamo so guys sakuze cyane bana araryamye siko kumanuka umuntu uryamye wakomaga gutya akabyumva abantu batumeneye kubera ndamubuze na Kami na Inkindi bose ntabari hano bigize ngo hari abantu bari hano bato njyewe kuki umwanya batari hano kabisa kandi ni ibintu bikomeza bituma mu cyumba cya Kami ko ntawe no mu bana ntawe hari kuki nta muri salo se muri salo nta muntu uri ngombwa koza kumwanya ariko nta muntu uri hano kuki mbese byashoboka ubu se ninde wasize acanye amatara mo hano usanze naje ndacana ngira ngo ndebe ko bari amahoro nibwo ufashe umwanzuro ndavuga ati waza ngakubaza nimba ari ahantu baba batumye neza se birashoboka Neira ubuze kabisa Kami ngwiki baba bagiye heze umva nabashatse nakubise umutwe hasi zana urufunguzo turebe hanze guys
Asumani, Asumani, Naam. wazanye urufunguzo wowe. Ndimo ndakubwira ngo uzane urufunguzo umuntu arebe ko bahari none urisigarishwa aho ngaho. Ubwo se baba bagiye he? Cyangwa n'imikino murimo? Ndabashatse ndababura. Gwiki? Ndavuze ati reka nkubwire nemere nkubyutse nkubwire ko mbabuze nimba hari ahantu waba wamutumye. Asumani, nimba ari n'imikino murimo wowe nabo mwambona? Ntabwo ari imikino. Muzanakina n'ibindi ntimuzakinire ku bana banjye. Babuze kabisa. Gwiki? Zana hano. Zana urufunguzo. Ko wagira ngo ndimo ndakina nawe. Zana hano urufunguzo. Gusa abantu basohotse mu rugo wowe uhari baragenda gute? Neira, nagize ngo wamutumye ko mutuma hehe se nsanzwe mutuma? nagize ngo wamutumye rwose ntabwo wandenganya. nawe kabisa. Nese ubu bari hasuma. Numvaga hari ahantu waba wamutumye. Mutuma hehe se ngirana nawe kumutuma mu biki? Nera njya mutuma ku muhanda. Uyu mukobwa se ubu yaba agiye he? Umukobwa yaba agiye he nawe kazarikorera umuntu? yaba agiye he koko? Waje tukagenda hariya hirya. Ni ukubaza n'abantu nimba hari umuntu waba wamubonye tukamenya uko bimeze. Ko njye ndabona kabisa ntazi. Umwana bite? Hari umukobwa wabonye ari kumwe n'abana hano agenda b'inzobe? Oya. Harega haba n'amayira menshi nta nubwo wamenya ahantu yaciye. Ariko sima umva ukuntu uri kubivuga nkaho wagira ngo hari aho wamutumye. Ntaho njye kandi nari nzi ko wamutumye. Njye ndebye mu nzu ahantu hose ndamubuze. Ngewe mutuma Nera nsanzwe mutuma? Nera nsanzwe mutuma? Nera iyo njya kumutuma ntabwo binsaba kuba ndi kumwe na hari nuza. Ibyo nari mpugiyemo ntabwo njye nari nzi ko utamutuma. Ngo ngwiki? Wiriwe? Mama na wa mukobwa w'iwacu turamubuze n'abana banjye. Umwe w'inzobe. Hehe. Byago dore nuko biza. Umukobwa w'inzobe ariko. Yambaye imyenda y'umukara sima? Kare namubonaga yambaye imyenda y'umukara ariko nabonaga nyine atari. Mbere yari yambaye ipantaro y'ubururu. Ubwo yahinduye imyenda agiye kugenda. Byashoboka. Mana y'isi n'ijuru. He gute se gutya? Muri kino cyerekezo. Ese ugasoma Nuse katigeze nsaba n'urufunguzo rwo gufungura. Nguki? Yuriye se? Yuriranye n'abana noneho? Nimba ishobora kuba yarukuyeho hasi. Asuma reka nkubwize ukuri. Uzi ko ndamutse mbabuze wowe wabura ubuzima bwawe. Urabizi? Ndabura ubuzima gute kandi njye nazi ibyawe. Nose ngo wambwira gute ko umuntu yifasha akagenda wari uri hari? Wari uri mu rugo? Nari mpara ariko hari ibintu nari ndimo ntabwo nari nzi ko yajyanye abantu. None se ubwo ngo biragenda gute kugira ngo n'abana banjye bamahe? Asuma. Wamagare nimero ye numve ko wenda hari yaba iri kuri iki. Asuma ntimukajya mukina n'umwana w'umuntu amaheru. Warafata abantu basohotse gute wowe wari ufite urufunguzo? Wese kutagiye ngo ujyane nabo nawe ubure. Kuki utagiye ngo ubure? Kuko ntazi igihe bagendeye koko. Reka nkubwize ukuri nubwo yaba ari imikino uzakina n'ibindi bintu njye umwana wanjye ntabwo bajya bamukiniraho. Ubu se ndamenya njya kubashakira he? Nimero yo mba ntayiriho. Kanongere wenda ubwo nambareze. Uyu mukobwa wundi ubu ni muzima.
uyu mukobwa ni muzima ni muzima se ntabwo yagiye uri kumureba ntaho nigeze mbona mabuja ntaho nigeze mbona ase bajya kunshakira umwana ndamenya mushakira ko mba buri imodoka ndamenya iyo modoka yagiye ndamenya imodoka yagiye he ubu se bari kubura bose noneho umuntu yigire ruguru ari hara areba akababona wigire ntiwigire birakureba icyo nzi cyo nuko ngomba kumubona umukobwa rero mbona njya azanyicisha mbona azanyicisha umuntu wifata akajyana abana baba fungura hanga njye gufata telefone yanjye gira vuba fungura hano njye gufata telefone yanjye mbanze ndebe ko ese ko n'ahari haruguru ntawo mbona koko biragenda bite ko naho ntawo ndi kubona asuma mbabara ugabanya amagambo ko mu bintu akeneye kumva n'ibyo birimo fungura afate telefone yanjye mpamagare papa wabo ubu se bivuga ngo noneho bose baba bari hano bari kugenda gutyo gusa abana mbese mabuja sinzi ukuntu rero turi bubigenze se papa kamuramuhamagara abana babuze gusa aravuga ko narindi he ngubu aravuga ko twari twagiye he ariko twakubanza tukarebera na hano asuma mba hejuru wa tonya amagambo wanjye cyane uburyo umuhungu tukabashaka tukareba ko hari wajya ukabashaka se nyine funguzwa ngaho ugeze umuzane telefone yanjye gute abantu basohotse wari uri hano bakagenda rero arenge mu kazi so nari kumenya bagiye ryari mabuze nari kumenya bagiye ryari urufunguzo barukuye he wowe urufunguzo urabizi ko turumanika hariya nimba yaje agakuraho urwo kuri gate akarujyana rundi no kubaza n'abantu ngo umuntu yumve ko ari naho kingura ahangaha afata telefone yanjye ugabanya ayo magambo urimo ese ndasubira mu rugo ngiye mvuga ngo ubu umukobwa wundi we telefone asumani waje ukamereza telefone cyangwa urimo uragira ngo ibi bintu birarangira amahoro mabuja ubu urabona gusubira mu rugo koko asumani nturabyara niyo mpamvu ufite amagambo angana gutya umwana abana banjye batari hano ndavuze ngo genda ujya kuzana telefone yanjye mpamagare papa wabo ubwire ikintu ndi bubwire mutabaza abana bavuze asuma sureba nta mikino irimo bari bugufunguye umunsi urawuraramo paka abana banjye babonetse ntabwo wambwira ko umuntu yasohotse hano akajyana abana babiri bose utabizi wirira rwose kuko nanjye ntabwo nari nzi ko uriya mukobwa yafata abana ngo asuma abana banjye baragaruka hano yajyaga agenda akubwiye none nari nzi ko ngewe wanamutuye none ubwo nta hantu genda uzane telefone umve hejuru nkureho amagambo asuma urambwira ukuntu aba ari wowe ufite urufunguzo rwo kuri gate warangiza abantu bagasohoka bakagenda singira ikintu umenya gute umuntu afata abana agasohoka ngaho utabanje kumbaza ntabwo nigeze mubona wowe wari wabyara uzi ukuntu kubyara no kurera bibabaza wowe wari wabyarara warabyaye ntabwo watinyuka kuza kumpagarara hejuru ngo umbwire ubwo busa ntaza ahantu abana banjye bari ubwo ukuntu ndi buhamagare papa kandi nkajya kumubwira ngo wagiye abari basigaye nabo ndababuze yego uri kumva ari amagambo yoroshye ndi bujye kumuhamagara nkamubwira asoma ugiye kumbera ikigeragezo
reka ngere no kuguma hano ngewe ngumye shakishe ko ndabona ntazi kabisa ntazi Nese ahubwo ndayikura umva nshatse ahantu hose ndababuze ahantu hose ndahagiye ndababuze ubungubu sinzi ukuntu turi bubigenze sinzi ukuntu turi bubigenze kabisa bana we uriya mukobwa ambera ikigeragezo zaba hakiri kare harabanza kumubaza ngo yumve uko abaye ibindi ndaza Asmani waje kujya kunzanira telefone Asma wajya kunzanira telefone ngashaka abana banjye nabuze imbaraga zimagurutse ahantu wamahoro ukajya kunzanira telefone Mabuja telefone sitoko nyibuze wowe wayishyize ko nta iri muri salo Asma waretse ubugoryi waretse gutuma nicuza wambabariye koko Asma nukuri kwimara uko nabuze imbaraga ntabwo ukubita ntugire nkayibura nese wajyanye kure Asma abana banjye bariye koko wambara ukambwira hano abana banjye bari Asma kuhazi wambwihana abana banjye bari zana telefone yawe mpamagare kuko umukobwa ujyana abana b'abandi atabimbwe njyewe naramwinginze ngo ajye areka gutwara abana b'abandi none reba ngaho ndebe Asmani we Asmani abuja nababuze abana njye nababuze rwose ahantu hose ngenda hashakije ndababuze uriya mukobwa njye ntabwo mbizi kabisa ntabwo mbizi vayo hano Asmani kangumye mpamagara nimero ye akabugo abuja ihangane kuko nanjye ibintu nta ruhare nabigizemo kabisa ihangane nimero ye ndi kugumya kuyigerageza ngo numve Asma wambara ukanzanira abana banjye kuko kutindereza utana akagenda akanywera abana kandi ariko nanjye nta ruhare nigeze mbigiramo
basi uba wicaye wowe mbere ntabwo mbishaka ndashaka abana banjye umugongo uri kumbabaza we mabuja aba wicaye rwose asima nereka imikino ndashaka abana ihangane nze banjye ndebe uburyo nabagushakira hamagara papa kamamubwire ko nabuze abana tugenda nicare harehare mabuja ihangane wirira kuko nanjye urumva birambabaye hamagara papa kamigira vuba ibyo kuba bikubabaje byo uraza kubimenya mu kanya ko nta mikemire usomye ndabigenza gute koko hamagara papa kamasuma neka abanyamagambo ubungubu koko njye ndabigenza gute genda ibyo njya mvuga ngo uriya mukobwa umva ibyo ndi gukubwira ureka amagambo asumane genda nugera kuri ya supermarket ifite amabara ya oranje utarababona cyangwa ko wamama ujya uduha amazi uhita uhamagara papa wawe ihute reka nkoresha uko nshoboye niba hari nta n'amayinite mfite asumane ihute nibiba ngombwa ufate n'imodoka cyangwa moto ihute ariko wihangane ntugume asumane ndakuyamye ihute ugenda umva imbere bagiye kuri baheza abana ndababonye ndabazanye ariko nyine amakamyo ntabwo ndamubwira ko ari buraka ndabazanye ubu ngubu rero ngiye kugenda ninjire mvuze ibintu bankoreye bariya aho nari nababwiye guhagarara asanzwe baharenze bakomeje gusa ko bane ibyo nzanye ngiye kubashaka ibyari puraka bo babikozemo ubutembere baragenda mukishwa nasize yicaye hariya nanjye mbona aranyica kubahamagara twinjirane tugende muri salo ari muri salo tugiye mu nzu tugiye kugenda twinjire mu uzahanu mbasanze mujye oya ninjye ngiye kugenda guys umwana ndi kuva ku muhanda yakunze umuhanda ibintu asuma ibi ni ibiki kamuvuye abajari puraka ihangane kuba warize ariko nyine ngwino iyizire umbwire ngwino umbwire ngwino umbwire basi uvuye he kake kayinjira ngaha mugume muri puraka mujyane mu nzu ngwino mbwire pu mama ninde baceceka ndagukunda uri budukingurire ngwino ka ni puraka mabuja
guys aranyirukanye nababwiye ngo munsengere nimubona anyirukanye ubu igisigaye umuntu ufite umutima azana intwari ariko nawe ni wowe Imana wagiye ahantu kure reka nsunenda niba ko yagendemo iyi purake